umva nkubwire wa gashino we ngo ni anje we gashino kanyo ko kumamazena ntusaze kutambira we tonde baburetse wariza ndatuma nkuboroka nawe ndatuma nkuboroka iyi mbwakazi niko anje wa gashino wowe urajya mvuga ko gatuba kameze nk'akinkoko ko munnyo y'inkoko Ugaya wagiye ngore anje gashino kanyo ko bwagiye ngore arayivu rero ngo ubwo uri kumvuga umva nkubwire wagisundiwe nahantu muriye nawe wowe uri kumva nahantu namwe muriye nawe akabiwe uri kumva gaswere nundi munsi no kamenyere wa mbobo wowe twasangiye umugabo gashino kanyo ko umva gaswere naguryoshye kundusha urumva mujye mugabanya amashyari mwabushyimbo komeza hosting muri bahauzi baguhereza ubwo 50 komeza ubusambireho ese 50 korera buzakwishyurira inzu ko n'uburaya babuciye none uzongera abagabo uzajya ubabwira iki ko nta mwana ugira uzajya ubabeshya iki ko nyoko yarwaye umva ako gatuba kawe kamvane muri ako kanwa kawe gaswere nyoko niba baraguswaye mu kanwa bakakurangirizamo umvane muri ako kashino kawe gashino kanyoko ntunyicarire kwe kumamazenya uri kumva kinyendaro narakubwiye wo zicara wige baguhaye meta y'umwaka usheri abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze WhatsApp uri kona kuri screen ya abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi abantu mutabonye video y'umuramyi abantu mutabonye video za Baritazari abantu mutabonye video za Emeline abantu mutabonye video y'ingu yitwa Jihana abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan izo video zose ndazifite abantu mutabonye video y'ira mu ministry y'urubyiruko muri Uganda umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona na video irahari ewan izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07793417 ubundi nziguhereze tu ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo iyo meta n'umwaka kuri wowe ni ikigeragezo ni ikiziriko we barakuziritse bagenda bakuzirika ku nsina barangije baraguhambiranya neza icyo nkundira umuhungu wanjye Dani ari kargas mutapinga hey ndebera gashino wengo kanyicare kankore umva nkubwire wa kinyendaruwe ubusubuko n'aba bagabo baguha gatarani kura mugabo yakwambitse impeta akakuzirika ku nsina umugabo wese ukwegereye yarya vide uri kumva kwa kwarangije kwambika impeta ubwo rero umaze kunsa deba kuntu wananutse wabaye nk'urunyu uri kumva wirirwa muri firigo yako bari mutubuto akabunuzana ijosi ryazamutse ryabaye nk'irya nyamuzu rya musongo ijosi ryawe ryazamutse ryabaye nk'irya samusongo kubera guswerana cyane umva shu banzu ugende ujye kwipimisha urebe ko utananduye na sida ahubwo uri kumva ubundi ubone kuza kunsambiraho njyewe ntihakagira imbwakazi za kunsambiraho wandaya we ndakwiyamye we mutapinge mbabwire iyi mbwakazi ivuye ahangaha ivuga ngo nayijyanye mu bapfumu ndakubwiye ngo ndakwiyamye gashino kanyoko unsimbuke gasundi uri kumva nimukaze kunzamukiraho urumva ushaka kwamamara umugabo akwambitse impeta uramutaye muratandukanye buri wese agiye geto n'undi agiye geto ubu urumva ushaka kuza kuba umusitari agashino wakazamuye ngo uje kuzamukira kuri Jessica ngo yakujyanye mu bapfumu unsimbuke wandayawe unsimbuke iyi mbwakazi nayijyanye ahantu bita mu Gasyata ku mumama uzingura abagore batwite uriya mumama si umupfumu wakabiwe dore ko yanakubwiye ko bakuze uri kumva mbobo unsimbuke iyi mbwakazi ubwo nyisigiye panu ubwo naringiye gukaraba mu maso no kwiborosa muri douche ngarutse numvira imirabwira abantu ngo nayijyanye mu bapfumu imbwakazi ndayiboroka abantu bayisabira imbabazi ndayiborokora izanga ivuga ubugambo twanga kuyizamura ibigiye gufungura live yayo none irimirantsambiraho ngo ngewe ngo ndashaka kwigana kabebe wajiniwe izo nkari zanyu zitera abantu mwako ubu kabebe ntago yicaye mageragere ntago ari mara ry'ikigori kubera izo nkari zanyu zamumagiye mwandayamwe
mujya kwinyariza mu kabari kiwe mwabisundimo bisikwera byanjye ubwo mwaka wanyu muzi ko nawibagiwe we anje utera umwaka we kumamazeni uyu anje ni yambwakazi mwabonye video yambaye busiri kwinyaza n'undi mukobwa w'igikara cyangwa ubwo uzi ko abanyarwanda bakwibagiwe igisundi cyawe kiri ku karubanda bro ngewe na hantu muriye nawe urumva hari igisundi cyanjye wari wabona hanze hari igisundi cyanjye wari wabona hanze ariko igisundi cyawe kiri ku karubanda uri kumva isi yose yarakibonye gasundi baragufunze uzira icyo gituba cyawe kucyandarika ku karubanda uragenda uricara urigisheni ry'umwaka wose icara wigarero nsimbuke nge nawe muriye nawe gasweri umvane muri ako kanwa kawe uwo mugabo wawe ni Dani wagushatse ngewe ndamuzi twakoranye imyaka 10 sheri uri kumva ese nziguhe neza twaranabanye muri Kongo ibukavu banze nziguhe neza noneho ndaje ngaruke kuri live ya video noneho mundeba n'amaso ku maso uwo Dani wawe twarabanye muri Kongo uri kumva ubwo rero yagukarangiye agafi n'agakoko dore kazi guteka kubi urashino kurasara ngo imetura yeme o kinyariye kinereye o gaskwere uburi he murabana nimwatandukanye nago ubukwawe n'abukwe ubwo rero wajyuranye carera kabuga kirari ngo Jessica gaskwere nge nandayizaza kubyini wanje ngo yambara ubusambyemera izo nkari zanyu zitera umwaku sinzi ikeneye mu kabari kanje uri kumva nimba uzi kutazi gukubita pa ukaba utazi kubahagarara ukambara imyenda iri sexe winyonge wirye nuzangera imbere umvana ubwize unsimbuke ambaga iki yambaga iki genda muri comment umubwire ati hari igisundi cya Jessica wari wabona ku karubanda ariko icyawe kirahari sinakerekana ko nabankoze icyaha ariko wowe uri indaya y'umwanda abantu munzi ndabafunze 2025 ejo bundi zabyinaga zamba ubusara igikondo nimba atari inuzi kwa kabe iyi mbwakazi si yari irimo siyo anje y'amatatuwaje mugobo ndakwiyamye wakabunsimbuke ngo mwankorera live nimushake ngenda gukora live 20 shiri live 20 wowe urinzanga no kundana n'ibigabo bibi we naguri level yanje shiri kuba waraswewe n'umugabo wanje ibyo ntaki nubundi waramusariye yaragushukashutse aragusweraguragura urumva niyagushaka ngagushyira amago urumva warahobagiye wigira indayi iciriritse uragenda bakwambika impeta ukwambitse impeta nawe dollara gutaye ni mu kibana buri wese abuko yatahana tekawe ni wabimenya ngo uburaya wanze kubureka uburaya bwarakunaniye ngo wubake ubane na Dani mwubake urugo byarakunaniye wagashyimbo uburi hehe niwibana muri geto we nubana na Elia wambobo uri kumva gaskwere nimbe nanjye banyita mama Sarena we witwa mama nde baragusweye baragutubatubaje none uje kunsambiraho dore ubu numura waranyereye kubera inda zose wakuyemo wabuze urubyaro bunana ubwo uzigera ubona uba mama w'umwana urapfuye urashizura nuze kunsambiraho sheri nuze kunsambiraho gumana ibigeragezo byawe wiza kunsambiraho wigira mbirikanye iyi ndasandi twatiri kumwe umusibejo naje Kigali turi live ako subu abakobwa mwabaye mute mwabana umwe muri kuri pano yanjye ubu tuzareka kugira inshuti mumbwire ni bibazo pe inshuti z'abakobwa ni ikibazo ubu iyi ndaya sandi turi kumwe ejo bundi turi kuri live ngahise afunga live ngaraje arakagwa mu muriro utazima arakagwa mu mwobo agahura n'inyamaswa zikatazimwasamura zikamwekenya zyagira n'iraso na rimwe ritaruka Jessica rekera
oya ni mukireke kize nanjye mfite video zacyo kiri kwinyaza kuri simukizi se kiri kwinyaza cyanje umwe w'inzobe ari kumwe n'undi w'igikara bita Jessica zindaya zibyina zinyaza kwa kabebe sibazifunze umwaka izi ni za nda bari barafunze umwaka umva wagashino ntuze kunsambiraho sheri nakubwiye ngo nge nagisundi cyanjye kiri ku karubanda ariko icyawe kiri ku karubanda wowe kumama zenu zamura DJ Kelly yaje uwo se bundi warimo aragenda ajya hehe ubundi nagumiye yari yagiye guma mu byaha nta hantu twari twagutumye guma yo wari wagiye mu bishanga sheri ndakubwiye ngo wowe akabi kawe kari ku karubanda isi gushaka umugabo byarakunaniye wandaya we uri kumva baragiye bakwambika impeta ya pirate y'umwanda umugabo murabana abundi ndakubwiye ko umugabo yakwambitse impeta muhita mubana mudakoze ubu witeye umwaka none umugabo yaragutaye utangiye kuza ntunsambira wandaya we sheri nicaye muri aparitema ni ahantu mure nawe washyizemo nimero muri hasi muri comment nge nzabigira ibyanyabyo wowe uzaba uzi ngo turi kwakitinga uri kumva ngendere kuri sene wamaye ariko ibintu nzagukorera muri izo sene uzicara wige kandi ntuzambwire ngo bakate ngo bakatire uri kumva kiramana nyinishe kwa Godfather agenda nyinishe interview yambwire ngo hamagara Stone mu ex wawe mwabanye imyaka 4 mu nzu umubwire ko urwaye sida uri kumva umubwire ko urwaye sida kandi umubwire ko ariwe wayikwanduje maze ubundi twumve uri kumva ikizamini kiramana yamaye cyadanje kiramana umugome mama Stone ndamubwiye ati ndapfuye ndarize mweretse ko nzi gukina filime neza mama Stone mubwiye ko ndwaye sida ndayimushingije ngo nawe wayinyanduje umwana w'abandi nawe arahamutse umutima ugeze mu nnyo urumva atangiye kumbwira ngo na wa mugabo ngo wiyanditseho umugongo wayikwanduje ngo wagiye hanze uri kumva utumye ngendwana n'umu ex wanjye turatonganye urangije wanga no kunyinisha filime kiramo umunsi twakinanye nge nawe ntuzagire ngo biriya bintu narabyibagiwe nzabyatinga original ngewe wenda umugore wawe n'inshuti yanjye pe azabyihangana azamara icyumweru ari kugukanda kuko nje nzabyatinga bya original uzibeke nze ngo nguje kuntwara kuri moto nambaye buci nzagushinga hejuru we kiramana guhamagaye kangahe njyewe nyinishe ngo ndwaye sida ndi na muzima nta sida ndwaye uri kumva none imbwakazi y'umwanda igenda ifata ino video yanjye nawe badukatinze uri kuma teste yuko ndwaye sida baragenda bakataho uwo bamaze kuhakata baragenda bafata hahandi ndi kubwira Stone ngo ndwaye sida baranyanduje Stone arimo arambwira ngo wandujwe n'uwo mugabo wiyanditseho uri kumva aka video karatembera imihanda umugabo wanjye twakundanaga byadanje baragenda barakamwereka uri kumva ubu yicaze ngo ndwaye sida hejuru yawe yarambaninze aramboroka umva nkubwire kiramana wamagaye kangahe ngwino bino bintu tuzongera tubirangize naho ubundi tuzagirana beef nge nawe ubuzima bwawe bwose uri kumva tuzagirana beef nge nawe uri kumva wibuke ko byabahungu nanjye mfite umukobwa mwiza uri kumva nawe wamenye ejo bahura no ku kigo bagakunda ngwino tubirangize kuko no mu bundi buzima tuzahura nge nawe turi ababyeyi ukuntu nyinisha nge ukanyinisha ikintu nka kiriya kibikuriye nkanatsinda wibuke ko icyo gihe nanatsinze uri kumva wanze kumamagara ngo nze dukine filime ubundi hari ikihe kibazo kutari kumuzana Shakira mbona bihita ngo nkwereke utuntu twanjye nikoreye ko nemeye nanjye nkirwaza sida ndi muzima nayo ngoye hejuru yawe ntunarebe n'ako gaciro naguhaye ngo ukubahe we umva se uzi ko uriya mukobwa umanuye ni umukinnyi urenze basikete urumva raperi basketball urana borotse urumva bivuze ko nukuri mugaruye ndagenda musitoka nsanze none se siwe wazajya ubugoryi bwinshi nyine mubabarire yakigana kandi uriye no kudukanda byo nagiye kuzamuka guhaye umutima wamugaruye
none ukuntu avuze ngo yari ari kuri telefone ngo ari guscrollinga bakuguyeho ahita avuga ati ukuntu nemera Jessica na yindi live nagombaga kujyaho. Miss Lopez nawe rero uramba bararenze mazi kuyibaho naboye ndika ure uhita unamwemvita sibi n'abakora umukobwa muri arena cya Jessica muri arena se njye sinabyiniyemo uyoboye ko nabyinagamo nyine wabyiniyemo nanjye rero ndiyo naramubonye kandi akubita iby'umutwe birenze Yesu we muzamura itangazo ntihazajya yitwa reka dutanga itangazo ntazajya Jessica ku mugabo ntaza nsaba imbabazi niwe wabiteye ntazagira umuntu uzongera gukinaho ku mugabo. Miss Lopez Jessica Boss Lady uriya we ni Boss Lady DDD 13 namburose ngaho uhita umwemvita basi ndabamburokoye namburoko ariko Imana muzana gutumye mu ndamuye ndikanga desu oya namburotse ahubwo wundi urebe ukuntu yamusaba imbabazi ahangaha ari benshi akose madisi umwetse urukundo mumusabira imbabazi namubonye nka basi na modoka natwe mutwe